amakuru yo mu biyaga bigari. Haba hari ibyiringiro ko mu biyaga bigari hashobora kuboneka umutekano. Minova, Guaremana, Zikejigoma kubera intambara ya M23. Kuvuga rero n'umuntu yaminunusoye akaza agasaba uruhusha mu shingano z'abagara y'abantu. Nuwe muti ukwiye kuvugutwa ngo uca umwiryane? Philip Mpango ndio makamu wa rais. And I like Mr. Trump so much. Amakuru yo mu biyaga bigari muyagezweho na Leonce Nyirimana. Twizere ko mwese aho muherereye mu bice binyuranye mukomeje kunogerwa na gahunda ndetse n'ibindi binyuranye mugezwaho na televiziyo yanyu ariyo ATV. Bimaze kumenyerwa ko buri mugoroba guhera ku isaha y'isambiri n'iminota 30 isango ribiri, hanyuma ubundi tukaganira tugira ingingo n'ubundi duhitamo nkuko ikiganiro cyitwa The Front Page. Ni page ibanza mu binyamakuru hari habayeho inkuru yavuzwe hirya no hino mu gihugu. Niyo rero n'ubundi tuza kureba uretse mu gihugu, hari mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse hari no ku isi yose muri rusange. Ingingo ya none tuza kureba, turongera tunyure mu mutekano uri kuvugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Duherukana tuvuga mu burasirazuba bwa Kongo, ariko amakuru ahari nuko no mu majyepfo umutekano muke n'ubundi naho ukomeje kuharangwa, cyane cyane hafi n'umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'amajyepfo. Tuje kuvuga iki rero muri rusange nyuma yuko bigaragaye ko imirwano itari kugenda isa nk'igabanuka, ahubwo igenda igaragara mu yindi sura. Itangazo mu kanya gato rimaze kujya hagaragara, ryashyizwe hanze n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, rigaragaza ko uyu muryango ufitanye inama n'umuryango wa SADC, n'umuryango uhuriyemo n'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo. Ibyo bije kandi inyuma ibindi bitandukanye. Uretse n'ibyo kandi turaza no kurebera hamwe M23 nabo bamaze gushyira hanze itangazo rigaragaza ko guhera none tariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri kugeza mu yindi minsi habayeho agahenge cyane cyane gakubiye mu gufasha abahuye n'ibibazo muri iyi ntambara, cyane cyane abakenewe ibikorwa by'ubuvuzi nibyo bigiye kuba byitarwaho nkuko bikubiye muri iryo tangazo. Ese niki cyambere cyo kwitega muri iyi inama ya SADC ndetse na Afrika y'Iburasirazuba muri rusange? Nitwa Leonce Nyirimana, nkuko mumaze kubimenyera. Muri studio ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi banjye, n'abanyamakuru n'ubundi bakurikiranira bya hafi aka karere kaba kibiyaga bigari, Afrika y'Iburasirazuba ndetse na Afrika y'Amajyepfo muri rusange. Tunavuze ko ari ibibera mu isi muri rusange bakurikira, ntago twaba twibeshye. Ndi kumwe na kamarade Wizeye. Wiriwe neza nawe? Meze neza cyane, yego nawe ari sawa. Yego rwose nanjye meze neza, nta kibazo. Hanyuma kandi ndi kumwe na Niyonsenga Shadrack nawe wiriwe neza? Yego ndi kureba kabona ndi neza. Uri kubirebera mu kimundorerwamo? Ndebye gutya. Sinakuvuga ukuntu bigenze. Mubye ngungira gutya. Nakumva ari bizima mu rugo bumeze neza. Yego. Turi kumwe kandi na Samu Kabera. Amakuru ararangiye, uyu mugabo niwe bajya bavuga ngo arayahagarariye. Ubundi uyahagararira hari umuntu ugize kuvuga ati ariko uri umuntu avuga uhagarariye amakuru bayashyira mu gakarito akayahagarara hejuru cyangwa bayicari. Iyo bari kuyavuga bahagaze aho. Ugiye kuba nkaho ngo wagiye ngo kuri gasutama habaga bose ko mbona badasutamye. Samu wiriwe neza? Niriwe neza cyane rwose, nta kibazo kandi n'amakuru yabashimishije. Yego. Ndimo nimenyereza umwuga w'itangazamakuru ari kigo nakoreraga. Umugabo umwe w'umushoferi bamufata umuvuduko uri hejuru wari ukenewe, polisi iramuhagarika ariko
wowe ko wirukanka bimeze bite kwa kundi umupolisi aba kufata nko makosa ari no kuguhabya ndavuga ati ihangane tintwaye amakuru titore kandi amasaha yadufasha ati niba ari amakuru mugende bose yarandi yarahagarariye n'abamukire harahakuri oya arahahagarariye n'umukeho hariya yore ahandi hari hakurya muri hanyuma rero ngira ngo ngabo abo tujye gufatanya gusesengura iyi ngingo turibaza tuti ese twitege iki ku nama ya SADC ndetse n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Kamara turavuga ibi ni inama ya SADC ariko abamaze kwemeza ko bazitabiriye inama abenshi na muri Afrika y'Iburasirazuba. SADC twabonyera amaposa ese turabyita SADC cyangwa ni inama ya Afrika y'Epfo na Afrika y'Iburasirazuba. Reka tubanze tuvuge yuko iyi nama izaba kuwa gatandatu icyo abantu bakwiriye kuba bamenya w'iki cyumweru. Twongereho ko kandi izabanzirizwa n'inama y'abaministre izaba kuwa gatanu. Buriya inama y'abaministre ikibivuze ni kuvuga ngo boss yantumye ngo bimeze gutya na gutya. Iyo nama y'abaministri nayitegura nyine y'abaperezida. Ni inama izabitegura inama. Ni inama itegura inama. Ari naho bimwe badashobora kubyumvikanaho bitewe n'icyo buri mu ministry ubanye n'amahanga nibo bazayitabira of course bumvikanyeho bashobora kutagira ibyo bumvikanaho bigatuma umwe afata icyemezo cyo kutaza. Ariko ubwo icyo warumbajije cyo kiranakomeye cyane. Ni inama mu by'ukuri izahuza abategetsi bo mu bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo ku Burasirazuba. Turutse ko ni ibihugu bigera ku 8 ariko ntabwo ntekereza ko byose bizaza muri iyo nama. Kwitangazo hariho Burundi hariho Burundi kubamaze kwitabira ndayishimiye ntari mu bazitabira yego hari n'uwango rero hari abazitabirira nama sinzi niyo ruko ari bo batumiwe ariko iyo tuvuza akarere ubwo nibyo bihugu byose nyine bagomba kuba biza muri iyo nama. Ariko niba ku rutonde tubonaho Afrika y'Epfo ku isonga Cyril Ramaphosa ariko harimo n'ibindi bihugu nka za Lesotho hariho Zimbabwe hariho ibihugu byinshi byo muri karagace k'amajyepfo ya Afrika. Ariko ubwo wenda bazahagararirwa n'igihugu cya Afrika y'Epfo reka mba ariko mbivuga ko kandi nacyo gifite ukuboko mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye n'ingabo za SADC ziyobowe n'ubundi na Afrika y'Epfo ku kigero kirenga hari 90% kuko ni nayivugwa. Reka nkuko ikibazo cyanditse ara kuri la screen kivuga ngo twitege iki nge nta gishya niteze ubwo ibindi twaza kugenda tubiganiraho ariko nta gishyashya yego uti nge nta gishya niteze muri iyi nama iri hagati ya SADC ndetse na Afrika y'Iburasirazuba. Iyi nama ibaye nyuma yo guterana amagambo hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Afrika y'Epfo haba ku rwego rw'abaperezida ndetse ngira ngo byageze no mu rwego rwa gisirikare uwigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo wa Afrika y'Epfo nawe yari byatangaje ndetse ahangaha naho Kabarebe agira ibyo atangaza binyuze ku rubuga rwa X. None se Shadrack ko ibaye inama ya SADC na Afrika y'Iburasirazuba baraza kuvuguta umuti w'ikongo gute kandi nyirabayazana ari we M23 tubona nta hantu azahagararirwa. M23 nta hantu azahagararirwa ariko nta hantu yigize ahagararirwa. Ariko nanone nubwo nta hantu yigize ahagararirwa umujyemo ka AFCM Alliance Fleuve Congo na M23 ndashaka kuvuga ngo kudahagararirwa kwe buni ntibijya biba ikibazo ku banyepolitiki kuko bazi ko ibyo bakora biramutse bije mu ngo ibyo yifuza ikibazo cyakemuka. Ahubwo again wenda ubwo tugenda tukuza twinjira mu kiganiro tuza kubirebaho again no kureba ngo SADC na EAC undi koko ubwo bakwicazwa n'ibibazo biri muri Kongo cyangwa bakwicazwa n'ibibazo bafitanye. Turaza kubireba yego turaza kubireba. None se aho ngaho
bajya bavuga ko kari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye Sam niba abayobozi bashobora guhura ba SADC n'abafurika y'Iburasirazuba bakiga ku bibazo bya M23 rimwe na rimwe ushobora gusanga uvuga utari ko bari abantu n'inzara tububakira inzu wenda bo bari bikenereye nk'inka kubijwi ryabo ribura buri gihe mu biganiro byabi bya Nairobi byabi bya Angola n'uyu munsi bizabera Dar es Salaam kwa gatandatu nabwo nta hantu tubona uwo mutwe rimwe ese muri rusange ibyo bishobora kugira ipfundo rihamye ryo gukemura ibibazo bihari M23 idahari ngigira icyo yivugira muri ririya huriro. Ya urakoze cyane. Iyi mbere wenda yuko nsubiza ikibazo warumbajije twiteze kubona buriya twakwita ko hari muri Tanzania ari mu ijuru kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa DRC yigeze gutangaza ko azahura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu ijuru ariho bazahurira honyine. Yego ya nijuru ubwo niko turabivuga nyine niko turabivuga kuko tugiye kubona ijuru rya Tanzania ntirishobora kutabaho nk'uko iryangora ritagezweho iryo juru kugeza kuri isaha Tshisekedi yamaze gutangaza ko azaboneka na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame Perezida w'u Rwanda nawe atangaza ko iriya nama azayitabira. Ubwo rero bivuze kugeza kuri isaha biragaragara ko bazahurira mu ijuru rya Tanzania. So ku kijyanye rero n'icyo warubajije uko byahinduka M23 mu gihe yaba yitigeze habwa umwanya mo hariya ndagaruka ku byo kamarade yakomojeho nta kintu bira bintu iriya nama izatanga ahubwo ubona igisa naho kizaba kigamijwe cyane kuko ni nabwo hashyizwemo imbaraga ni igihe Afrika y'Epfo yari itangiye guterana amagambo n'u Rwanda nibwo ubona hahise hazamo umwuka ubundi iriya nama ngewe nk'umuntu ukunda gukurikirana ibintu iriya nama yakagombye kuba yarabaye mbere y'uko SADC ifata umwanzuro wo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego Kongo ni umumambure cyangwa se n'umunyamuryango wa SADC. Amemuta ikaba n'umunyamuryango wa EAC. Ariko ubona muri EAC cyane ariho Kongo yafitingaga cyangwa se yari ifite mu mwanya cyane dore ko n'umutekano uri kuvugwamo hariya Kongo ikomeza kwinjiza mu Rwanda bigaragara yuko kandi u Rwanda rukaba rutari muri SADC bigaragara ko rero EAC ariyo yakagombye kuba yarafashe ijambo mbere yuko SADC ifata ijambo. Nta wamenya Tshisekedi ashobora kuba yari yambaje abavandimwe aho wenda yanatekereza ko bazaza kumurwanira nkuko byakozwe nubwo ntacyo byatanze akavuga ati niyambaza SADC Afrika y'Epfo izaza n'imize n'imiganda indwanirire nkuko nzaba nayibisabye nayibibwiye biruta uko wenda yabonaga muri EAC byari kugenda. Uyu munsi rero ntekereza ko abategetsi ba EAC bashobora kuzaba barimo guhangara abo muri SADC babaza batari kuki mwaje kudutabara mutabanje kudukonsirita mutabanje kutubaza. None uyu munsi navuga ko bure binaniranye SADC hariya yarafeyirinze muri DRC imaze gufeyiringa rero yavuga iti reka twongere turebe ko twaganira nabo abantu twagombaga kubaza mbere ubundi bakagombye ko bara iyi nama tugiye kubona ubu ngubu yarabaye mbere SADC ikabaza EAC ikababaza iti ko turimo kubona mu burasirazuba bwa Kongo hari ikibazo cy'umutekano twakora iki kugira ngo tugarure amahoro. EAC ikababwira iti go ahead mugende mukore ibishoboka ayo mahoro muyagarure twebwe wenda nka EAC twarananiwe. Kuba rero AFC M23 idahamagarwa hariya ntekereza ko bibeshya nimvuga kwibeshya wenda muri mu byumve bibeshya ko AFC M23 bakunda kwitwerera u Rwanda bakavuga bati kuba u Rwanda ruzaba ruhari ibyo bazemeza na M23 izabyemera ariko M23 kugeza uyu munsi iyo nta mwanya irimo guhabwa hariya
dore ko banavuga bati ntabwo tuzabatumira ni inyeshyamba ese tuzagirana ibiganiro nabo bazaba bari mbese ntekereza ko bumva ko bayisuzugura ariko uyu munsi nibo bagiye gutuma noneho baterana hariya Tanzania muri rya juru rya Tanzania. Yego iyi nama irabaye oya muri rusange ntiraba ariko burya iyi imvura igiye kugura bimenya burya uko byagenda kose igomba kuba kuri wa gatandatu nkima uko byagenda kose kuko niyo hasi umuntu burya gusiba ko umuntu mu isoko ntibiribuza kurema Leonce wenda urahita ukomeza ntago nta masegonda make ubundi bavuga yuko hateganyijwe yego ntago izaba ku ngufu hari igihitana ba yego byose birashoboka ariko tukimara guhitamo iyi ngingo naje kureba gake ese ubundi bije vuba 2011 na 2 bwo byagenze biti ibyo ntabwo nashaka kubijyamo cyane ahubwo byatumye ndeba ese iki kibazo cya Kongo gihagaze gite naje gusanga uwitwa mwarimu Julius Nyerere mu nama yabaye bwo yaritabiriye akanama kumutekano muri Loni ari gusobanura nk'umuntu w'inararibonye muri kano gace asobanura ibibazo by'abanyamurenge hara muri Kongo anasobanura ibibazo by'abamasayi hariya bigaragaza ko bifite umuzi ukomeye cyane mu mateka y'ubukoroni cyangwa se uburyo Afrika yaje gukatwamo imipaka muri rusange aha rero ndaheraho mbaza kamarade kiyo nama izaba ndetse hari n'inama itegura inama izabe yiganjemo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga abantu baje gukemura iki kibazo kiri ku butaka bwa Kongo bazi neza umuzi w'iki kibazo cyangwa bizamera nka bimwe umumotari atega moto akambara casque iriminda ikamurya mu mutwe mu musatsi we akishinyuma inyuma kuri casque ntibigire icyo bitanga nta muntu ushobora kugera ku rwego rwo kuba perezida atazi ikibazo cyo muri Kongo kandi neza azi ikibazo nyine giterwa n'iki kuko bino ntago ari ibibazo byabaye muri Kongo gusa no muri ku ruhande rwa Tanzania na Kenya byabayeho ko mwikatwa ry'imipaka hari abamasayi bari kuri side ya Tanzania birangira babaye abanyakenya niyo mpamvu bura muri Kenya haba abamasayi no muri Tanzania bakahaba ariko abenshi baba muri Tanzania ibyo nabyo byaturutse kwikatwa ry'imipaka tugiye hano rero muri Kongo ntekereza yuko imyaka ikibazo cya Kongo kimaze nta muntu uri ku rwego rwo kuba perezida w'igihugu runaka hano muri Afrika ushobora kukirenza ingohe ngavuga ngo iki ngiki no bwa mbere nyumvise icyo ngicyo sinzi niba mwese tucyumva kimwe wenda icyo batamenya ni imizi iri politiko bijyanye n'ubutegetsi ko bwagiye busimburana ariko abantu bose barabizi neza yuko mwikatwa ry'imipaka hari abaturage bagiye mu gihugu runaka bari bahindura ubwene gihugu mu ncamake ubwo ndicyo gihe nta tekinoloji yari iriho ku buryo umuntu aba afite indangamuntu y'ikoranabuhanga ku buryo nk'ubu ngubu bakase imipaka ntekereza ko byagorana bakavuga bati wenda Rubavu igiye muri Kongo byagorana kubera ko identity zacu zazamo ibibazo kubera ikintu cyitwa ikoranabuhanga na map ziri muri bya bindi bita ngo ni bino bikata nk'ubutaka bano ba engineer aba GPS byagorana kuri ubu ngubu kuko ibyo bintu biri muri system ariko icyo gihe byari uburyo buri arikayike n'ubundi avuga ati nturenga ahangaha ubaye umukongomani ubaye umunyarwanda nta muntu wakirengagiza ko icyo ngicyo gihari so rero ibi bihugu bigiye guhurira muri Tanzania Dar es Salaam muri iriya nama ikomeye cyane navuga yuko igiye guhuza ibihugu imiryango yose yagize uruhare mu kohereza ingabo byitwa ko zigiye kubungabunga amahoro muri Kongo zimwe zasimbuye izindi zituruka muri ibyo bihugu ariko ubundi ikibazo ahubwo giye nibaza kinakomeye sinzi namwe mukibaza SADC igizwe n'ibihugu 16 yego harimo Angola, Botswana, ibirwa bya Komore,
RDC nyine yo tuvuga, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia ndetse na Zimbabwe. Ibihugu 16 bigize SADC. Ibihugu bigize EAC ni ibihugu 8. Ni kimwe cya kabiri. Hakaba muri ibihugu biri muri EAC bibiri bihuriye muri uriya muryango wa SADC. Niba ntibeshye ni Tanzania ubwo na Kongo gusa. Sibyo? Yego. Now mu bihugu bizava muri SADC bizitabira iyi nama kugeza ubu haravugwa Cyril Ramaphosa wa Tanzania nako wa South Africa. Perezida wa Afrika y'Epfo ari ku rupapuro rubanza rw'ibitangazamakuru byandikwa ku kibazo cya Kongo kubera SADC. Now SADC ni South Africa cyangwa SADC ni ibi bihugu 15. Nanjye nicyo nakubajije dutangira. Ibi bihugu 16 ibyohereje ingabo muri mu kitwa SADC. Reka tureke kuvuga SADC totally. Sinzi niba Shadra, sinzi niba umuntu ashobora kuvuga SADC yemye kandi ibihugu bivugwa muri iki kibazo ari kimwe. Bura nubwo Malawi yohereje ingabo ndetse na Tanzania na South Africa, tekereza ko hasigaye ibihugu 13 bitohereje izo ngabo. None hagiye kuba inama ihuza EAC na SADC, sibyo? Nk'ibihugu byitwa ko byohereje ingabo, ariko se ni ibihugu cyangwa ni igihugu? Ariko wenda sinzi ndaba ni high jambo ariko wamentioninze. No kuvuga icyo ngiye nshaka kumvikanisha. Ndashaka guhighlightinga kuri icyo kibazo ufite nacyumvishe kwijana ryo hejuru. Yego. Ariko ndashaka kujya highlightinga gutya. Ntabwo ubu twari twamenya liste finale y'abazitabira. Ariko nanone nk'umusesenguzi kamarade dufite ntitwakwirengagiza ibintu uri kuvuga ko abazitabira bari muryango wabibumbye ari wo kuri yindi yose habamo abafite droit de veto. Hakaba n'abari kuri liste. No muri no EAC ahubwo ngiye nino EAC yo nyirebye hari ukuru njye nirebera ku ruhande nkabona bimeze nko kurwarira umubiko. Icyo bita kurwanira umubiko kwa Masake murabizi. Naho rashakamo super power. So South Africa nje nyifata nkiyamaze kuba kwidistinga ko ari yo super power yo muri SADC. Ariko nubundi nacyo gihugu gikaze muri byo. Nitegeka abasadeke nyine kubera ubukungu bwayo, kubera iterambere ryayo, kubera politike yayo, bimwe ngo yaranabikolonije burya nka Zimbabwe hari uruhare South Africa ifite mu gukolonizwa kwayo. Rero kuba ari super power yo muri SADC ibyo birumvikana. Nicyo ndi kuvuga ko nta kwirengagiza ibyo uri kwibaza byo kuvuga ngo ese ko wajya ngo South Africa niyo SADC. Ariko n'ikindi ntago hari habaho confirmation ya nyuma y'abazitabira. Neshoka ko twabona bazaza baherekeje uriya super power. Bazaza baherekeje. Ariko mbyise ko rwerekeje wakomeza. Niba igihugu kitaragize uruhare mu kohereza ziriya ngabo za Samidiarasi. Yego. Muri SADC. Kizaza muri ranama kugira gute? Yabyishobora kuza kuko nanone bazaza baje ubundi se hari kibazo kare twize kuganira mu gikari. Kubera iki iyi miryango ariyo yahuye? Ubundi turi guca ibintu hejuru. Turacyari hejuru n'ubundi niturajya mu mizi hano. Kuvuga kubera iki EAC igiye guhura na SADC? Impamvu nta yindi nuko abaryi ba Kongo n'ubundi urabasanga muri iyi miryango ibiri. Ariko ibihugu biri muri iyi miryango byose ntago bifite uburyo ki bikura inyungu mu buryo bumwe muri Kongo. Reka mpere kuri SADC. Okay. Ejo bundi hari umusirikare wo muri SADC bano harya buratwavuga ko bafunze. Ubwo ariko barafunga kuko ntibasohoka barigoma. Yego. Bano nyine bagiye kurwana bagatsindwa uyu munsi bagenzurwa na M23. Ubwo ni nk'ikigo barimo bakikijwe n'ingabo za M23 nta warasa nta watoroka. Baramubaje batari kubundi mwaje kugira mute hano. Uzuko ntiyasubije itangazamakuru yavuze ngo twaje hano gucunga ikirombe cya perezida Cyril Ramaphosa. Warahari? Arahari. Uwo musirikare arahari? Yarabivuze. Ayusho cyane. Cyari kuryoha iyo ufite nk'iyo voice. Ati twaje hano gucunga. Basa ashaka kuzataha muri South Africa. Twaje hano gucunga cyangwa yaraseze ikirombe
cya perezida Ramaphosa kandi mu by'ukuri ari ku ruhe rwego rw'iriye peti umusirikare usanzwe ntabwo yaba nabizi now ariko urumva navuga ngo yafashe uruhande ntabwo yafashe uruhande umuntu ni yakubwije ukuri kandi ikindi wa mugani kuki Afurika y'Epfo yohereje abasirikare benshi kurusha ibindi bihugu hara muri Kongo nuko bavuga bati inyungu dukura muri Kongo nanjye nziharire kurusha ibindi bihugu byazohereje nazo. Icyo rero nicyo nakubwiraga ngo impamvu aba bayobozi bagiye guhura nuko harimo abateza ibibazo rero nsigize kubikomozaho aho kugira ngo bakemure ikibazo harimo abari kugiteza none abo bari kugiteza nibaramuka bose bitabiriye iranama naho ngiye gusoreza namwe muvuge niba abo bateza ibibazo nibaramuka bitabiriye inama uvuze nko mu karere hano hata muri iriya nama nihaboramo perezida w'u Burundi sibyo muri iriya nama hakaboramo perezida Tshisekedi ari nawe nyirizina utagomba no kubura we noneho kuko ntekereza ko Tshisekedi ataje iriya nama byayemeze nkaho isubitse nubwo yaba sibyo perezida w'u Burundi natitabira iriya nama nawe azaba ari guteza ibibazo perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe uretse ko ntekereza ko atabikora niyitabiriye iriya nama hakaza Museveni cyane kubwiza ukuri abandi nubwo basiba uti hari abadakwiriye kubura muri iyo nama abandi hari abaperezida badakenewe ubuze nk'uwo muri Komore akenewe harangagira ati baba bakenewe Kamara hari uburyo uti hari Mauritius akenewe harangagira uti hari abayobozi badakenewe muri iyi nama kuza kw'abayobozi ni kimwe ariko no kuvuguta umuti ni ikindi urugero ubwo ingabo z'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba zemeraga kujya muri Kongo mu butumwa bw'amahoro Tanzania ntiyigeze yohereza ingabo zayo ariko SADC bavuga ati SAMIDRC irazohereza Tanzania irazohereza ku ruhande bamwe bakavuga ko bamwe mu bahoze mu buyobozi bwa Tanzania ibi byakozwe ku nyungu z'ikizavamo ese Shadara iyi nama niramukiba ko bimwe mu bihugu bihuriye muri iyo miryango SADC na East Africa ndavuga Tanzania harimo abasa nkaho bajya hariya mu buryo bw'indonke bitari nibindi tunanazi ko abasirikare kugira ngo bave mu gihugu bajye mu kindi bitorerwa n'inteko ishinga amategeko ariko harahumva ngo bariyo nta nuwabarungitseyo bamugane w'abarundi iyo nama ni ikemura ikibazo cyangwa niyo kuvuga ngo Tshisekedi tuza tukwereka uko bigenda byose navuga ngo birashoboka ariko mbere gato yuko njya kuri icyo kibazo cyawe reka manze yewe ni ikintu mvuga kuri Bikamarade yavugaga uburyo SADC kuba hari ibihugu byayo bitatu kandi SADC ifitwe igizwe n'ibihugu 16 akabi 16 akabikweshoninga ndavuga Kamarade avuga ati ubwo bundi ubwiyo ni SADC mu buryo nk'ubwo ngubwo ndashaka kugira ngo manze nibutse ko inama yemejwemo ko hazabaho ubutumwa bwiswe SAMIDRC iyo yari yitabiriwe ku kigero cyo hejuru ibihugu byose 16 byari byitabiriye hari sinya yabyo uko ari 16 sinya yabyo irahari cyose kivuga ngo ubutumwa bwa SAMIDRC buri confirmed ubutumwa bwa SAMIDRC confirmed 16 byo muri SADC byaremeye noneho haza bitatu gusa one igituma bihugu byose bitaza hashobora kubaho cya kindi bakubwira ati it's okay ubutumwa bwa SAMIDRC bwari bukenewe ariko nkatwe Mozambique none natwe dufite ikibazo cy'ibyihebe byaduteye ese turafata ingabo tuzohereza ahandi natwe urwacu ruri gushya ahubwo natwe dutira ingabo muri Rwanda uretse ibyo ntawe nshaka kubigeraho ndashaka kwanza kukwereka bakiri muri SADC gusa ntari naza mu Rwanda bakiri muri SADC gusa ibyo baganira Mozambique ishobora kuvuga iti murabona ko dufite natwe ibyihebe biratugeraniye turugarijwe ntabwo turi kuri rwego rwiza rwo kohereza ingabo ahandi ni wacu tukiri gushaka ahubwo natwe gutabarwa turageraniwe
abo bakabavivura batoke mwohereze muri SAMIDRC pfa kuba mushigikiye ko ubaho even itsoke bishobora no kuba urwitwazo nico kine kugira umusesenguzi mushobora no kwitwa urwitwazo nko kuri Mozambique ukavuga uti Mozambique yananiwe gutandaraza ngo ifate impu zombi inanirwa gushigikira u Rwanda ngo inashigikire Kongo yanze kubinemerera ariko sinya yabiriho n'ubundi u Rwanda rushaka rwahera kuri cyo kavuga ariko naye mwashigikiye ko SAMIDRC za muri Kongo ubwo ntago muri kumwe natwe na sinya yabo ubwabo nayo ishobora kugira icyo ivuga kabiri dufite wenda reka mvuge Zambia ngifashe Ohazari bari bafite ibibazo by'ubukene ndibuka ko muzi ko banateye inkunga y'ibigori ibihugu bitandukanye byagiye batera inkunga ushobora kuvuga bati rero SAMIDRC n'ubutumwa bwiza bugiye gufasha umuvandimwe biri no mu masezerano ashyiraho SADC ko tuzayadutabarana mu gihe umuntu yatewe turasinye ariko internally twebwe muri Zambia dufite ibibazo pe turi gukemura buri gihugu kikaba cyatanga impamvu buri gihugu gishobora gutanga impamvu zacyo zitumye ingabo zitaboneka ariko none ikindi kiniyongera kuri ibyo ngibyo hanyuma ikibonye uretse gato ndeka highlighting iki ikiyongera kuri ibyo nubwo buri gihugu kiba cyatanze impamvu nk'izo bitataka ibyo byabonetse bitanga ingabo hari ikindi kibari obligatoire buri bihugu bikora cyo gutanga inkunga amafaranga azajya gufasha ubwo butumwa bira bihugu gukora 16 nta na kimwe kitayatanga icyo gihe kuko kiyatanze bafite sinya yabo ari abanyamuryango urushoba ko yaba ari ideni kuri bo ryakwane kwa ideni yego ndavuze ngo bashobora kutayatanga ariko rikandikwa nk'ideni kuri bo kuko basinyiye ko agomba gutangwa kabideni kuri bo bashobora kuzishyura South Africa wenda yabifashemo cyane ikazba yabaguriza tusa nshaka kujya mvuge ngo ubutumwa iyo bwiswe bw'umuryango buba ari ubw'umuryango nyine ntawe ushobora kuza kwigira mwiza ku ruhande ruhanganye n'ubwo butumwa ngo ngewe ariko n'ubundi nubwo ari ubw'umuryango ngo ntago nari mbishyigikiye kandi hariyo sinya yiwe nicyo navugaga hanyuma ku kibazo warumbajije uti ya Tanzania ndumva yarambajije kubijyanye no kuvuga ngo none se inama y'ubwawe tuyitegeho iki mu gihe bigaragara yuko ariko yahereye kuri Tanzania avuze na yakubajije ati Tanzania ko yanze kohereza ingabo muri EAC ikazohereza hagezweho SADC yego byo bivuze iki ni nkaho n'ubundi ari kimwe n'ibyo narindi gutekereza kuko yambazaga ati numvaga ngiye yambwiye ku bijyanye no kwibaza ngo none se SADC yoyo guhura kwayo na EAC tubyitege biki ngo mu bihugu bike cyane byo muri SADC byohereje ingabo Tanzania irimo kuki tazohereje muri EAC cyo cyonyine mbo Tanzania amakuru yavuzwe ngisa amakuru yavuze ko Tanzania mu kutohereza ingabo muri aircraft ubundi ingabo za EAC zaje zitwa aircraft byaturutse ku kuba mo imbere muri Tanzania batarabonaga umumaro w'ubwo butumwa bwa aircraft kubera yuko ubundi ubutumwa bwari ubwo kujya kubungabunga amahoro ariko officials ndavuga uburyo bwo officiel ibyo Tanzania yatangaje bavuze ko batabonaga umumaro w'icyo izo ngabo zizakora muri Kongo cy'uburenganzira igihugu kiba gifite ariko iyo uvuye kuri ibyo ngibyo hari abandi bakubwira ko muri SADC ho barawubonye umumaro of course ubwo nicyo bivuze uhenye uko bari bagiye ndabikubwira mbese n'ubundi wanca ndegereza gato bagezaho abandi bo muri EAC barimo nk'u Rwanda kongira bangira ibima welcome ntiyabaha ko bakwemererwa kujya kubungabunga amahoro cyane ko bavuga ko ari bo baje kurwanywa hanyuma igihe aircraft yari hari iza gutsindwa ndavuga gufeiri ikamyite gufeiringa kutagera ku ntego yayo bijyanye nuko Tshisekedi yayinanije ngira ngo ababikurikirana mwigize kubona Tshisekedi zarirukanwe bizirangabo buriye oya ariko barangije umwaka wararangiye ntibawongera ntibagira ikindi kintu bagira barabasezerera bavayo ariko badakemuye ikibazo cyari cyabajyanye bakakubwira ko hari video yigize kugaragara ya Perezida Tshisekedi ari Burundi ari kuganira n'umugaba wa zirangabo za aircraft zari ziri muri Kongo ngo Perezida Tshisekedi yari ari kumubaza ngo kuki mudakubita M23 yabananije iki ndakamubwira ati ariko ntago twaje gukubita M23 twaje guhagarara hagati basa nk'abatokinga kukaje ubu ngubu nakakera umuntu ntiyapfa kukabona ariko karacaracaye bari kubiganiraho bivuze ngo Tshisekedi ntabwo cyangwa Kongo yose ntabwo bumvishe kimwe ubutumwa bwa aircraft bumvaga ko ari ubutumwa bwo gukubita M23 mu gihe Kongo yo nuko yumvaga ko ari gukubita M23 ariko aircraft yo bari bazi ko ari ubutumwa bwo
hagarara hagati kugira ngo habeho ibiganiro byane cyane bitaga kuri bira bya Nairobi kuko ni yase nyine. Naho Tanzania yambashijeho nihuse. Tanzania yo igihe cya SADC kigeze yaje mu bambere bohereje ingabo. Ntabwo mbica ku ruhande kuko singe wa mbere ubivuze, byavuzwe ko ziranga ubundi zitagiye mu bushake bwa Commander in Chief wa Tanzania ari we Samia Suluhu Hassan, ahubwo ko zagiye mu bushake bwa Kikwete, uriya Jakaya Mrisho Kikwete wahoze ayobora Tanzania. Hari ukuntu yumvaga ko noneho SADC yukurikije icyo yitwaga cyo nicyo yari igiye gukora internally muri SADC, cyo bavugaga ko igiye yo kurwanya M23 kandi Jakaya bivugwa ko mu buryo budaca ku ruhande ari umuntu muziko kwanze ibyo biranazwi, niwe umuntu wigize guhangara kuvuga igihe cya cyora Tanzania yasabye u Rwanda ngo ruzahe ibiganiro FDLR. Ibyo rero bituma abizwi ko ari umuntu iyo bigeze kuri FDLR yakora icyari cyo cyose, kandi ijambo afite muri Tanzania ntago ari ijambo ryoroshye kuko mwishyaka riri ku butegetsi rya CCM ari mu bimbere cyane. Rero bivugwa ko ari we wagize ukuboko kunini mu koherezwa kwa zirangabo za Tanzania zari ziri muri Kongo, ariko ubundi busanzwe bakavuga ko Samia Suluhu Hassan we ataba ashyigikiye ko muri SAMIDRC bashyiramo nabwo ingabo. Ibyo SAMIDRC yagezeho twabiboneye hamwe twese, n'ubundi byarayinaniye. Ubwo igisigaye ni ukureba ngo noneho kimwe Perezida Kagame ajya avuga cyuko kuba SADC yarahisemo kohereza ingabo itabanje kubaza EAC igitumye yo inanirwa ari cyo cyayiteye nayo kunanirwa. Natekereza kuba ari cyo bazaba bicayeho kuwa gatandatu. Ego nicyo bazaba bicayeho kuwa gatandatu nyuma yuko ubu butumwa bwa SAMIDRC bwitwa ko bwasinywe bwaje guteza ikibazo muri SADC gishingiye ku kuba ibihugu bimwe na bimwe byaranze kohereza amafaranga byagombaga gutanga nk'umusanzu, ndetse n'ibindi byanga gutanga ingabo zo kujya kurwana kubera ko babonaga nta mpamvu y'ubwo butumwa, ndetse na rimwe na rimwe bakabihuza ko ari inyungu za Afurika y'Epfo kurusha uko zaba iza SADC muri rusange. Sam, ibi byaje gutuma Ramaphosa ashwana na Lazarus Chakwera, ntiyabyumva kimwe n'umuyobozi wa Zambia, ndetse na Daniel Chopo uhari uyu munsi muri Mozambique nabo ntibari kubyumva kimwe bitewe n'icyo abasaba mu gutanga. Ibi byiyongeraho icyo uwitwa Julius Marema ufatwa nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo atangaza, akanabishimangira avuga ko abenshi mu bagize igisirikare barimo abantu bari bigereye mu zabukuru bagomba kuba bari mu kiruhuko, hiyongereyemo abandi basirikare bake ba Afurika y'Epfo baje hariya muri ubwo buryo. Unanebwe icyo kamarade yavuze ko hari uwabajijwe avuga ko baje kurinda ibirombe bya Ramaphosa. Ese araza kwemera ko inyungu ze zihagarara avaneyo aba bantu, dore ko byamaze kugaragara ko nubwo ari SADC byitwa iryo zina, ariko uwo tubona imbere na Afurika y'Epfo araza kwemera ko izo nyungu ze zihagarara mu izina rye kugira ngo muri Kongo bize gukunda, cyangwa aravuga ati n'ubundi burya inkoko ntigigarura icyo yamize. So ikigaragara aragira ibyo ahindura, ahubwo azabisabwa muri rana ashobora kutabisabwa, ahubwo we akagira ibyo yemera, kuko ngira ngo niba mwabonye yuko ku ruhando mpuzamahanga hari imyanzuro yatangiye gufatirwa, kandi iyo myanzuro akayifatirwa na bimwe mu bihugu bikomeye. Buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba zivuze ngo tugiye guhagarika inkunga twageneraga Afurika y'Epfo, numvise batangiye kujya mu bijyanye n'ibikingi, narebye nsanga uriya muherwe Elon Musk yavukiye muri South Africa, ari nabyo birimo kuvuga ko bishobora kuba birimo kwafekta, kuko Elon Musk murabizi afite ijambo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi kuyisiho, uyu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko cyane cyane mu mitegekere ya Donald Trump.
kuba rero Donald Trump yavuze ko Afrika y'Epfo yobowe nabi, harimo ngo ibintu byo kwambura ibikingi abaturage butaka mu buryo budasobanutse, ibyo byose ni ikimenyetso kirimo kugaragaza yuko ubutegetsi bwa Ramaphosa bugeraniwe, kandi nawe arimo kubibona, aranabizi nuko mu gihugu imbere bimeze, naho babikurikirana bavuga ko bitoroshye. Akaba rero uyu munsi ari kuri pressure, aho wanavuga yuko yakojeje agati mu ntozi ashaka gutunga urutoki umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, avuga ari amagambo twagiye tubona yite gisirikare kigarura amahoro hirya no hino ku isi yose yubaha, akavuga ngo ni inyeshyamba. Buriya ku rundi ruhande wanavuga yuko yarasuzuguye akanama gashinzwe amahoro ku isi ka UN. Nukuva niba UN iha igisirikare cy'u Rwanda misiyo, nukuvuga ngo UN nayo ntabwo izi kureba, ntizi gutandukanya ingabo n'inyeshyamba. Nukuvuga ngo Perezida wa Afrika y'Epfo uyu munsi navuga ko ari mu mazi abira, ari mu bazahatwa ibibazo buriya we kubwe aravuga ati iyaba bazantegekaga gusa ngewe ntibagire ibyo bambaza, ibyo bazamutegeka byose azabyemera. Uyu munsi niwe muri iriya nama nk'uko mwatanye mubivuga, SADC Afrika y'Epfo ni ifite ijambo, ushobora no gusanga ari nayo irimo gupushinga cyane kugira ngo biri mu myanzuro y'inama yarabereye ni Mozambique. Bari baravuze yuko inama ya SADC igomba kuba iri kumwe na Afrika y'Iburasirazuba. Ariko noneho uyu munsi SADC twamaze kubona yuko yikinze mu mutaka wa Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo ari ifite ijambo, Perezida wa Afrika y'Epfo ubona ari we cyane. Nanabivuga ubwo mperuka gufata ijambo navuze nti SADC izatabira ikintu kigaragara bivutse cyane, bishyizwemo imbaraga nyuma yo guterana amagambo hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Nunagaruka muri EAC nabwo ushobora kureba igihugu muri EAC wavuga yuko nacyo gisa naho gifite ijambo, ho none bizaba nk'ikinyuranyo muri SADC. Muri SADC twabonye ko ari igihugu gikize, wenda dushobora kubona gifite ijambo, ariko nugaruka muri EAC uzasanga bijya kuba ikinyuranyo. Uzasanga igihugu gishobora kuba gifite ijambo muri SADC ari igihugu gifite diplomasi ihagaze neza, ari igihugu gifite ubuyobozi bwiza, nicyo uzasanga gisa naho gifite ijambo muri Afrika y'Iburasirazuba. Aricyo umuntu atanatinya kuvuga yuko buriya u Rwanda rufite ijambo rikomeye muri Afrika y'Iburasirazuba. Uganda dese mubiri kumwe, buriya Uganda n'u Rwanda kubitandukanya biragoye, gira ngo n'umuhungu wewe Kaguta Museveni Muhozi Kene Rugabana buri gihe akunda kubishimangira, bavuga akahubuka ariko ari buriya ntabwo bavuga ngo arahubuka. Uriya muhungu abantu babikurikirana cyane bavuga ko ahubwo ari umuhanga. None se Donald Trump ntitwajyaga tubona ku mbuga yasekerewe tuvuga ngo arahubuka, ariko uyu munsi buri muhanzama yego banavuga yuko bura Donald Trump ari umuntu ufite ngo IQ iri ku rwego rwo hejuru. Ari nabyo dushobora gusanga no kuri muhungu Muhozi, kuko iyo umuntu ari afite IQ iri hejuru, twebwe dufite iziringane n'iziciriritse, ibyo abona tubibona mu buryo bunyuranye. Nukuvuga ngo twebwe ashobora gukora ibintu tukabibona nyine nk'umuntu udasanzwe wakoze ibintu yaciye nk'amabere, ayego, ariko we akaba nyine mu buryo yabikozemo biri kuri buriya no mu burwayi wo mu mutwe yarimo kutureba, ababona twebwe dufite ibibazo. Ngana rero ku musozo muri iyi nama ya EAC, buriya ya EAC na SADC, buriya bakagombye guha ijambo nanone mu Kamarade yahoze avuga ati abaperezida bose iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo barakizi. Yego nibyo barakizi, n'uwaba batakizi yaba ari ukukirengagiza nkana, kuko ni ikibazo
wanavuga yuko ibi bihugu byose bigiye bigifiteho nk'urugero umuvugizi w'igisirikare cya Uganda avuga ikinyarwanda Kurayige ubone yego avuga ikinyarwanda neza buriya naho bavuga bati uyu nasubira iwabo mu Rwanda ariko ntekereza ko Uganda ibyo kibazo itakivuga kandi barabizi ko ibibazo biri hariya muri mu burasirazuba bwa Kongo bituruka kuri ayo mateka mu guca imipaka n'ibiki ubu uyu munsi Evariste Ndayishimiye ahubwo sinzi impamvu atari yavuga ati akarere ka Nyaruguru kari mu Rwanda igice cya hariya za Kivugu cyo wambuka ujyayo akarere ka Nyaruguru kari akacu kuko nabwo ushobora kwibaza se kuki Nyaruguru iri mu majyepfo y'u Rwanda nahashobora kuzagera wenda akavuga ati Nyaruguru nanjye ni iyanjye ni iyacu ariko bo barabizi bose ariko cyane Museveni buriya muri bano ba president bazahura ba Sadeke ba yasentekeza ko ari we mu president urimo noneho wakwita ko ari inararibonye ni urimo n'ubundi ni nawe watumye mu turisubira inyuma ni urimo ni inararibonye buriya Tshisekedi adakomeje gutsimbara ubundi yakagombye gutega amatwi amasasa Museveni akamu mu president muto uzaba wicaye hari ahari yego Museveni yego ukuntu ndi kubibona sinzi niba muri kubibona nkanjye je ntabwo ndi kubona ko yasariyo yicaje na Sadeke sindi kubabona nk'abiyicaje kuko aba yarabiyicaje phone call yonyine yakemura ibi bibazo ahubwo hano hantu ngiye iyo mbasesenguye neza muri zira ntebe bazabicaye mu bihugu 16 wongeye 8 ubwo ni 22 kuko hari biri hombi bari aba president nibicara cyangwa n'intumwa zabo bicaye I know you nje uko mbibona bazaba bari kuganira kubw'ababatumye niko mbitekereza kuko ntabwo mbona Sadeke cyangwa South Africa murabona ko nayo yabishyushye mu mugani nkuko muri kubivuga ntabwo ndi kuyibona nk'ishyuha cyane ku kibazo cyo muri Kongo kandi uyu mu president ayobora igihugu kiri democratique bashobora kumubwira bati tugutereye icyizere inteko ishinga amategeko amutereye icyizere akegura ariko bakomeza kwita kuri icyo kirombe kamarade ari kutubwira umusirikare yavugaga ngo baje kurinda ntabwo iki yakitaho cyane kurenza ira ntebe yicayeho nta nubwo ndi kubona aba bagabo bo muri EAC Tshisekedi akomeza kubazengeza kutyo wari ubivuze ngo Tshisekedi yakabaye yumva Museveni ni ibintu azi nyine kuko twe biraturenze kuko ni ibintu yumva neza azi neza ukuntu ibintu biteye hari hakurya yari no kuba yaramwumvishe na kera na gome itarafatwa na bunagana bataratangira iyaba atari igikoresho nje ntago mbabona nk'abiyicaje rero yego ntubabona nk'abiyicaje nyuma y'iminota mike uwitwa William Ruto amaze gutangaza ko hari ihuriro rigomba guhuza Sadeke ndetse na EAC nta minota yaciyeho tubona M23 nayo yanditse itangazo rikubiye mu nkingi zigera muri ndumva renye nibyo inkingi enye ariko inkingi batanze nk'inkingi mwikorezi ku bantu bazo ubwubatsi bwo hambere aha ni inkingi ijyanye no guhaga henge abari mu bikorwa by'ubutabazi cyangwa se abari gutanga ubuvuzi kubakomerekeye ushima Imana wenda ko batakumvishe bakubaza ngo uyise mwikorezi kubera iki kuko ari nimero rimwe uyise mwikorezi kubera iki nabyo bashobora kubigira impamvu ndasoma nkumvi zimwe mu ngingo zikakaye yego ibi bibaye muri ubwo buryo M23 itangaje ko itanze agahenge katangiye none kuri itariki ya 4 ko bibaye nyuma y'iyo nama nayo ivuzwe wenda twabanyuramo iri tangaza abadukurikiye yego ukanabafasha kumva icyo yavugaga muri izi ngingo yenye kuko riri mu cyongereza no mu gifaransa n'igifaransa ko nabyo ikinyarwanda bihari kugira ngo wenda babimenye noneho nibamara kumva icyo birimo nabo kuko tuba tugenda mu kiganiro nabo babasesengura bumve ko umugani bishobora kugirana isano yego ingingo ya mbere ubundi vuga iki mu ijambo rimwe ingingo ya mbere no gutanga agahenge mu bari gutanga ubuvuzi ubwo no kuva ya miryango ya Croix Rouge n'ibindi bitanu kugira abantu bagerwaho n'imfashanyo urumva kabiri hanyuma indi
ni ingingo ijyanye no kwamagana FARDC ibitero iri gukora cyane cyane ikabikora yifashishije ikibuga cy'indege cya Kavumu aho iri gutera ibisasu bikagwa aho M23 yanditse ngo ni mu bice by'abantu bayo yahaye umutekano. iya gatatu ngo ntago bafite gahunda yo gufata, nta gahunda bafite yo gufata Bukavu yego cyangwa se n'utundi duce, ariko bafite inshingano zo kurinda abasivile. No position ariko ensike no position yego cyane no kuri position za n'ahabo sibyo. Icyanyuma kinakomeye barasaba ko ubutumwa bwa Samidias bwava muri Kongo kubera ko bamaze kubona ko nta kintu bwatsinzwe bwafashije igihe bwari buri kuri abutaka. Dusesengura ingingo ku yindi yiseserofe ingingo ku yindi kugira tuyumve neza. Nshaka kuvuga kuri no seserofe. Yego ngewe mbere ko twinjira mu ngingo ku yindi ndabanza mbaze ngo M23 gusohorera itangazo byaba ari mu rwego rw'uko iri nama igiye kuba cyangwa nayo ifite uwuyikoresha kamara icyo. Ntago nahamya ko ifite uyikoresha, ariko iri tangazo rifite aho rihuriye n'iri nama. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga kindi, ahubwo icyo bita ceasefire igira beginning and end. There is no end there. Sure. There is end. And there is a reason. Niyo mpamvu ngiye ndi kuvuga ko ino sesero agahengwe niko bavuga mu Kirundi. Agahenge k'intambara karatangira uyu munsi ku itariki ya 4, ariko nta herezo gafite. Icyo ngicyo ni ikintu ukwiriye kunota ahantu ukibaza ngo gatangiye saa sita wawe urakarangiye. Ubwo Shadrake washaka kuvuga kuri ceasefire ako kantu uze kugahera. Icyo nshaka kwivugira niki, iri tangazo M23 yasohoye rikubiyemo ingingo umuntu ashobora gusanisha n'iriya nama. Icya mbere, hari amakuru mbere yuko iri tangazo risohoka yavugaga yuko M23 iri mu birometero 50 kugira ngo ifate umujyi wa Bukavu. Amakuru naherukaga nuko bari hari hafi na Kavumu kuri cya kibuga cy'indege bashaka kugifata. Yego. Andi makuru akavuga yuko abakozi b'umuryango w'abibumbye bari muri MONUSCO b'abasivili ariko batangiye kwambuka umupaka wa Rusizi berekeza mu Rwanda, bagatwarwa n'imodoka zisanzwe zitwara abagenzi ku ruhande rw'u Rwanda. Amakuru akavuga ko bagomba kujya i Kigali hano, bakazana i Kigali, hanyuma bakaguruka i Kigali mu ndege bagikinshasa. Ntuze kubitindaho, hari amabisi yazanye abantu 224 na ndumva video nayibonye. Wenda harimo abandi imibare ishobora kuba yiyongereye, ariko abantu 224 bavuye Bukavu banyura Rusizi bari mu modoka zimwe muri agence hano ntavuze, ariko baje. Birashoboka rero ko M23 yagiriwe inama, birashoboka ukoresheje ijambo ryiza, birashoboka ko yagiriwe inama yo kuba ihagaritse imirwano kugira ngo ibanze irebe ikizava muri iriya nama, kuko n'iriya nama nayo ubundi iriya nama igamije ko habaho ibiganiro kurusha ko habaho intambara. Ni kinami ubundi riki abaperezida bicara bavuga, nta baperezida bicara bavuga ngo tugiye kurasa hoya, bagamije ko habaho ibiganiro. Mu yandi magambo, Shadrake yize kumbaza karengo tutari hano, M23 ubundi ikeneye ibiganiro. Ku ruhande rwanjye ni yego, kubera yuko ibiganiro itabikeneye egare yuko ikomeza gutakaza abantu bayo. Bishoboka ko ushobora no kujya kumvana n'umuyobozi mukuru mu bya gisirikare wa M23 nawe arapfuye ni intambara. Icyo gihe rero baba batakaje izindi mbaraga, ntago bifuza intambara, ahubwo hari icyo bifuza bagihawe ku buryo intambara yahagarara. Kuba rero Irana migiye kuba birashoboka ko M23 yagiriye inama kabwa atariko musohora itangazo rikubiyemo ibintu nka bitatu by'ingenzi, ko muhagaritse intambara kugira ngo imfungwa nako abaturage babone ubufasha, kuko hari abari mu kaga byanze bikunze. Icya kabiri, musohora itangazo mugaragaza yuko muri kuraswaho, hanyuma
FRDC ibihagarike hanyuma namwe ariko mwe muri ahantu murinda ibinindiro byanyu mwicungira umutekano musohora itangazo rikubiyemo ko ingabo za SADC zigomba kuva ku butaka mwafashe no kuba zahava nabyo ubwabyo bifite icyo bivuze wenda namwe muraza kukivugaho kuko utabibona sinzi ubwo nyine hari uwo waba atabibona ariko ngewe uko mbibona ni ngombwa ko ziva hara kugira ngo M23 nayo igire umutekano ubwo rero iryo tangazo umuntu avuze yuko ari nko kuvuga ngo M23 nubwo dufite imbundi ryaye turi kugenda tubasunika reka tube turekeye aha tubanze turebe ese uwo duhanganya ari we Kisekedi n'ubutegetsi bwe ubundi koko icyo atumiriweho muri iriya nama azakemera rega bora hari igitumye atumwaho igitumwe Kisekedi atumwaho muri iriya nama nubwo hari abifuza intambara bishoboka ko bashobora kuba bazaba bicaye muri iriya nama kugira ngo bakomeze bagire ibyo babona ariko 98% cyangwa 90% by'abazaba bicaye muri iriya nama ntago bifuza ko intambara ikomeza kubaho kuko nabo bari guhomba abasirikare babo bari guhomba izindi mbaraga zakabaye zishyirwa hamwe abantu bagatezanya imbere so rero numva icyo Kisekedi bamutumiyeho ari ukugira ngo nubwo M23 itari represented hariya itazabiri represented cyangwa ihagarariwe ariko ntibivuze yuko itazavugwaho ku kigero kirenga nka 70% M23 iryo jambo ye mu 23 rizavugwa inshuro nyinshi yego sibyo hari perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubutegetsi bwe bushinjwa gutera inkunga uwo mutwe nawe azaba hari bazasasa inzobe rero ubundi gemba nifitiye amatsiko yo kwicara muri kiriya cyumba kirimo bara perezida ntago byagukunda cyo baranatukana ihangane yego hanyuma Shadara uwukuzi yari iby'igihuro akibyaza igihunyira ukimara kunyuza amaso mu itangazo M23 yasohoye ingingo karenye hari imikizikubiyemo urabona ibyo bintu bizazanwa ku meza y'ibiganiro ese nibiramuka bidahuye n'ibyo yifuza M23 izakomeza irwane urakoze Leonce mbere nari nasabye nagahushya cyangwa nari nasabye ijambo ryo kuvuga kuri aka gahenge kubera ukuntu mvaga ncyugumbwa bijyanye n'ibyo nge ngatekerezaho reka abari byo mperaho mbere uko njya kuri iki kibazo cyawe nibo binyemereye ntacyo bizowaye ikintu cya mbere nshaka kuvuga kuri aka gahenge nkuko kamarade yabivugaga aka gahenge gafite igihe gatangirira ariko ntigafite igihe kazarangirira ibi bintu bifite igisobanuro gikomeye kuko no mu masaha akurikiyeho dushobora kumva M23 yatatse sibyo kandi ibyo bivuze ngo gashobora ubwo ndagaha point wowe muze kuzibara ibyo bivuze ngo gashobora kuba ari ako kujijisha kuko izi ni inyeshyamba bakababwira bati twinjiye muri Seserofe itangiye igihe kiniki kuko batabwiye igihe kiza gukurikiraho mpitangira no kuri ya point yindi warumbaje nubwo ntari nta kijya icyo kibazo by'umwihariko ngo ntitindeho cyo kuba bakomeza imirwano banavuga ngo ntago bazafata Bukavu bakaba bashaka kujijisha uwande bahanganye bagahita bataka byo barabyemerewe n'inyeshyamba nta mategeko tuzi abagenga uretse ko bo bugabo barwana bagaragaza professionalism bashobora kubyubahiriza ariko banabirenzeho you won't blame them ntago wabona icyo uheraho uba blaminga kuko abani inyeshyamba ikindi tangazo rindi se basohora bagahita irindi tangazo se nyine irindi tangazo urakoze ikindi M23 isanzwe mu gahenge ubwo mubona buri ifata ibi bice byose ngiye nivuganiye n'umuvugizi wabo bita Dr Barinda Oscar umuvugizi wungirije mu bya politike yarambwiye ngo icyo gihe namubazaga ku by'agahenge kari kemerejwe muri Angola kandi kemejwe hagati ya kemejwe na Amerika hanyuma abaminisitiri bagiye muri Angola bagahumugisha niko nabyita baragashyigikira ariko na Amerika yari yagasabye icyo gihe namubazaga niba bari bukubahirize yarambwiye ati ntago ko tukubahiriza kuko nikatureba muri Angola ntituba twatumiweyo ariko twebwe nka AFC M23 dufite agahenge tubamo ako bakita ngo ni Seserofe unilateral twishiriyeho kuva mu kwezi kwa 12 muri 2023 icyagiye hajyagayo ingabo za EAC igihe zirangabo zajyagayo bo ngo bishiriyeho agahenge
inilaterale naka ngaka kwanza nuko batabyanditse ubu ni inilaterale kuko kaba bilaterale iyo ari impande zombi zakumvikanyeho akarero ni inilaterale kuko ni bubwabo n'uruhande rumwe rwakemeje ubu naka bari kuvuga ni inilaterale kuko FARDC nta kintu yagize kavugaho ngo bavuze ko ariko bakumva iramutse irashe Muventura nawe yakitabara bakarwana n'ubundi bari nitangazo turifite nicyo binavuze turifitanga so naka ni inilaterale ariko kuba bari basanzwe muri ako kandi kuko nta ritangazo nta handi hantu na hamwe kandi ibintu ndabikurikira nandi hantu namwe nigize mbona Muventura ivuga iti ya CCRF inilaterale twabagamo guhera muri 2023 twayisoje ubu dutangiye kuko burya niyo bavugishe bakubwira ko ibintu bakora ni defensive ntago ari offensive intambara barwana ni intambara zo kwirwanaho ntago ari intambara zo kwataka ngo batere bo n'ubu rero ubabaje bari ko bakubwira nubwo banafashe Goma naye hose aho bafashe hose bakubwira ko bo babikora mu rwego rwo kwirwanaho bajya gucecekesha imbunda zibarashe aho ziherereye none iyi CCRF yo muri uku kwezi kwa 2025 itandukaniye hehe na CCRF yo muri 2023 bari basanzwemo ko zose zibigaragara ko ari inilaterale igisubizo nje njya kwisubiza cyangwa na sesenguramo iyi ntago ari CCRF M23 yibwirije ahubwo M23 ndayibona nk'iyageze ku ntego iri yateza amatwi iri kwicara ngo yige nagacyo mvuze ndavuze ngo kuko hari abantu twanabikoze ikiganiro hano tubaza ngo ese koko M23 baragikinshasa murabyibuka icyo kiganiro tugasesengwa tukavuga tuti negative bandi bati yerekizo zajyayo kuko ikigamijwe no muri manifesto yabo no gukura ubutegetsi bw'igitugu bwa Tshisekedi right now bahagarariye Goma barayifite ntago bavuze ko bayirekuye barayifite mwabonye mwitangaza hano banditse mwabonye itangazo yego ariko mwitangaza hano mwabonye bise no opposition bafite positions zabo none bihaye indi CCRF basanzwe mu indi CCRF ngiye nimba rero nkavuga intaba abantu hubwo iyi CCRF ntituzanayibona irangira bageze ku ntego zabo abantu mu ntera amabuye muze kuba bakeya bageze ku ntego zabo zo gufata Goma nta handi hantu bashaka kurwana bakeneye ibiganiro ngo bahagumane bakeneye ibiganiro ngo bahagumane cyangwa se mu bibeshye mu batake barongera bakore ya defensive yabo nicyo ngicyo hanyuma ku kibazo cyawe rero mu nteruro rimwe bashaka iki bifuza iki mu biganiro bashobora kugirana kirazwi bashaka umutekano wa Rwandaphone kandi aribo bawugenzura icyo ntago ari igisubizo kandi cyumvikana mu buryo bw'ubutaka bashaka iki bashaka Goma gusa bakabara imite ni Kivu y'amajyaruguru bashaka iki bashaka kujya muri guverinoma bashaka kuvanga bashaka ko iriya ntara iyoborwa nabo bikaba bari satisfied kuko kuyiyobora kwabo batanga raporo ikinshasa bo bumva byahesha umutekano abarwandaphone bicwa n'abazarene nubwo byashoboka tugiye ku ngingo reka nsubire ku ngingo icyo warumbaje itangazo mu ngingo ku yindi iyo urirebye ubona ridafitanye isano n'iriya nama ya SADC na EAC igisubizo mbonamo ni yego nkuko kamarade nawe yabikubwiye ingingo ku yindi ubirebye nabyo birashoboka kuko iyi nama ya karamu ntago ari M23 yanditse yonyine iyi karamu n'ubusanzwe reka nabyo bivuge gutya nabwo biragoye ko twabona karamu yafashweho n'abana amaboko abiri ahubwo hari ukuntu abapasiteri bari gusenga aravuga ngo agiye gusengera nk'ikigisho agiye gutanga aravuga ngo mana ngo aba bantu mpagaze imbere nguze kumpa icyo kuvuga ngo noneho nge wowe ngo bari wowe uvuga ngo nge mbe mikoro irangurura ibyo bavuze bigikoresho cyawe yego so reka ndekera aho ngaho wumva yumvishe ariko ntago nsubije ikibazo ntago nyine wakomeje kwizimba muri byinshi ariko ingingo ntago uradusubiza ikirimo M23 muri ritangazo umugani mu magambo make kugira ntatindana ijambo nta nubwo wateka ko idategereje no kureba uko muri Tanzania bizaba byifuza hanyuma mbere yuko dufata ikiruhuko kuko turi kugenda tusa nkaho tugana mu minota ya nyuma y'ikiganiro kiracyari ikiganiro The Front Page Sam Munyarwanda ati ugutuka nta gutoranyiriza n'ubu barataraye nta homba biraza kugenda bite mu gihe izi ngingo zatumye M23 yandikira itangazo ryo gutanga gahenge tutazigiye kari burangirire
nizitavugwa hari ahubwo akazavugwa inyungu z'ibihugu n'ubundi bikomeje guteza umutekano muke hari bizagenda bizagenda bit hariya muri iyi nama ya EAC ihuje na SADC bya bihugu tutazi birahagarariwe birahagarariwe hariya muri nibyo byateranye byabaye ibikoresho biranyuzwa mu bwo butumwa bw'ibyo bihugu birahagarariwe kandi buri gihugu kiraba gifite ubutumwa kijyanye kirashyira ku meza y'ibiganiro hariya muri Tanzania ubwo ntumbaze ngo ese u Rwanda ruhagarariye iki umbaze ngo Afrika y'Epfo ihagarariye iki umbaze ngo ntuza Kenya ihagarariye iki buri gihugu cyo tumenya nuko biriya bihugu ubwo niyo mvuga ibyo bihugu ni biriya bihugu bya super power birahagarariwe muri iriya nama izi biri rero biri tangazo rya AFCM 23 ikintu cyo ugomba kwibaza aho rifitanye isano n'iriya nama irabera muri Tanzania wakwibaza barisohoye bari batangiye kuvuga yuko iriya nama iri bube AFCM 23 ibirarisohoye kandi inkuru zivuga ko iri gusatira Bukavu kandi inkuru zivuga bamwe banavuga yuko ubundi ahubwo yanagerageje kurwana hari nabo nabonye bavuga bati ishobora kuba yari imaze kubona iri mu gukandaho ikabona birimo biragorana binyuranye nuko yabyibwiraga igahita ivuga itireka tube dusubiye inyuma tunandike n'aya matangazo kuko hari abo nabonye babivuga ko no kurwana byabaye ikarwana yamara kubona itaraba organized cyane nkuko wenda yafashe Goma ikavuga itireka tube dushyizeho agahenge harimo bamwe bari buze kwirara bumve yuko nyina agahenge twakagiyemo buriya Kongo nko kuyishuka biroroshye ako gahenge kagiyemo tunabanze tunarebe nibizavugirwa Tanzania nta wamenya ibyo bazavugirayo reka nabyo turebe tudahugira mu mirwano tunabona wenda irimo kuba makara kurusha uko byari bimeze mbere wenda bosi Kisekedi yava kwizima bashobora kuva kwizima bari bugira ibyo bamusaba reka tubanze turebe tunashyireho ni nka nyirantarengwa cyangwa se no gusa naho bamenyesha amahanga tunereka amahanga yuko ibyo turimo gukora tuba twasagariwe uyu munsi niba dutera muri Goma turaba twasagariwe ibi ngibi rero ni umutego AFCM 23 yateze Kongo ikindi nkaba ndi kubona ko ku ruhande rwa Afrika y'Epfo ku ruhande rwa Kisekedi navuga yuko iyi nama kuba igiye kuba ku rundi ruhande ndabona yuko ari nko gutsindwa kwabo uti kubera iki Kisekedi niba mwaragiye mukurikirana nta na rimwe yigeze yemera ko habaho ibiganiro hagati ye na M23 ngira ngo niko logique ye ariko muri ira nama ntago icyo cyabura nyine nicyo ntago yabura kugisabwa nicyo ndi gushaka kugarukaho muri iriya nama ntazabura kuko mwabugiye mubigarukaho nta mu president uzavuga ngo duhaguruke n'ibitwaro kirimbuzi tujye kurwanya M23 ntekereza ko ntawe uzabivuga ahubwo ikizashyirwa imbere cyane ni ukuvuga ngo Kisekedi reba uko wajya mu biganiro na M23 nkongera abaturage bawe nkongera nkagaruka nanone ku ruhande rw'u Rwanda nanone ni success mwibuke nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye abigarukaho inshuro nyinshi ko ibibazo bya Kongo bagomba kubikemura hagati yabo ubwabo kandi binyuze mu nzira y'ibiganiro yagiye abigarukaho inshuro nyinshi uriya munsi rero ni havugwa ko haba ibiganiro nanone azaba ari success yo kongera gusubira mu ijambo ryavuzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga atariki ibintu narabivuze mbere hose ko bakwicara bakaganira ntabwo biba byarageze aho bafata Goma aba bantu ntibaba barapfuye ntabwo biba byarageze ku rwego rw'uko basabota umutekano w'u Rwanda biba byararangiye kera harimo abafeirinze aribo navuze Afrika y'Epfo na Kisekedi harimo n'abazaba bari mu kugaragara yuko basaksesinze
ibyo bagiye basaba mbere ari byo noneho baje kuganirira aho ngaho. Hanyuma rero gato hari icyo wari umubajije umubaza ngo ese nanone nibicara baticaye nkabo ahubwo bicariye babandi bandi supapa wazi bashobora kuba babatumye ati ubwo uratekereza ko ubwo hari cyagerwaho ndi kubireba mu kwibaza ngo pose yavuyeho iraza ko sibaze ariko mujye mumenya kubaha n'umuntu uyoboye ikiganiro njemba nzigiye ndi bushiriremo pose kandi niba ijambo muri nyemereye oya ntacyo komeza nubune nabashije nti nibaza ko twabonye benshi bazaza kubw'inyungu zabo nako bakura hari bakaramuka imyanzuro bafashe hari inyungu zirebana n'agafu kabo ariko M23 yari ntibikunde kandi tubona hari agahengeri yatanze harabiki ikiri bube reba igihe bajya muri Angola bagiyeyo Terese Kayikwamba wagina yitaba telefone ya Tshisekedi arasohoka arangije aragaruka aravuga ati ariko muzi n'ibindi yasinya mwashakaga ntayo mbaha sinsinyira ibyo bintu nibagenda n'ubundi bakajya hariya muri Tanzania bakavuga kuko urumva nubwo M23 idahari ariko ntabwo burya tubitabinyuze ku ruhande ntabwo u Rwanda rushobora kutaba M23 mu nama reka bariko mbivuga kuko u Rwanda rwumva ikibazo cyabo ku buryo ureba ukavuga uti uretse Uganda n'u Rwanda nta wundi muntu uzi ko bari abantu ko ikintu barwanira gifite agaciro iyo sinya y'u Rwanda rero ntuzayitegaho ngaho icyo ni kimwe usupapa wose waba wari uri hariya ni wo wese bazaba bari bahagarariye mu gihe cyose bazavuga ibintu byo kuvuga ngo bimeze nka bimwe ngire nte yavugaga muri Bujumbura igihe bari Bujumbura baza atari ko murabohereza iyo rumangabo ninde uzajya ku supervisa ngo ariko ari nahantu haturwa uruzuka ko Tshisekedi we ravuga babohereze muri Sabyinyo so ibintu byose bazavuga rero nibitaza ari ibintu bigaragara ko ari ibintu birimo ubumuntu bugiriwe M23 amuteringi yuko u Rwanda ntabwo iyo sinya yo yazabiriho uko kizakurikiraho ni iki M23 nayo migane izakomeza kurwa abati mu gihe hafatwa imyanzuro iyo ari yo yose itari gushyiramo inyungu za M23 ndetse n'ikirwanira hari amasinya tutazabona ndetse umutekano nawo witezwe muri Kivu yepfo ndetse n'amajyaruguru ntibizakunda dusigaranye iminota igera ku 8 reka dufate ikiruhuko turagaruka no dufata umwanzuro twibaza tuti ese iyi nama koko nkuko twavuze tuti twitega iki kuri iyi nama ya SADC na EAC iyi nama izasiga iki cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ni mukanya nyuma y'akaruko gatoya ko gito twongeye kugaruka ku meza y'ubusesenguzi turacyasesengura n'ubundi iyi nama yo kuwa gatandatu ya SADC na Afrika y'Iburasirazuba izasiga iki cyane cyane mu bijanye n'agahenge umutekano n'ibindi bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo ariko nanone bigafatwa hano mu Rwanda bakunda kuvanga umuturage kwisonga sinzi niba hari undi mwanzuro ushobora gufatwa nk'uwo nguwo utareba abaturage kamara ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba iyi nama twakomeje kureba byinshi bitandukanye ibikubiye mu itangazo ibikubiye mu bitekerezo bitandukanye iyi nama izasubiza ibibazo tuzi biri muri kara gace binagira ingaruka ku bihugu bigize umuryango w'ibiyaga bigari ubundi iyi nama ni inama igiye gutekerereza M23 kuko yo ntihari igiye gutekererezwa n'abari abayobozi harimo ibintu nka bibiri giye mbona bikenewe kuvugirwa muri iriya nama icyambere uzafata ijambo wese azasabe Tshisekedi kuganira na M23 uzarifata wese atitaye ku nyungu ze niba koko ashaka amahoro ongeraho akonga kuko inzira y'amahoro niyo noneho ibindi bishamikiye kuri ibyo sibyo nuwango bizabinyuranye nayo mvuga ivuga se ngo niba ushaka amahoro tegura intambara wayitegura ariko ntuyikora nukuvuga M23 kutaganira nayo egare gukomeza kurasa yego kuganira nayo nukuyiha ibyishaka niba yiha ibyishaka ntizakomeza kurasa amahoro azaboneka Republika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu gikomeze kibeho gitekanye hanyuma na M23 igira ukuntu ibaho tuvuge wenda nk'ishyaka riri mu butegetsi ariko ritavuga rumwe nabwo
no kuvuga M23 mu yandi magambo nubwo muvuga ngo ishaka ngo Kivu y'amajyaruguru nge siko mbibona ahubwo ishaka ubutegetsi kuko nubundi niba yihira ntara nayo mbona itazabinyuzwe ahubwo umuti w'iki kibazo nuko nabo bategeka bakavanga ubutegetsi bakavuga bati mu itegeko nshinga rya Kongo intara ya Kivu y'epfo ni y'amajyaruguru ku kigero cya 80% igomba kuyoborwa n'abantu bariya nyine bavuka muri karagace hanyuma 20% hari abandi bakongomani basanzwe n'urugero ibyo bintu byatanga umutekano urambye icya kabiri kitagomba kwirengagizwa muri iriya nama ni ukwihanangiriza Kisekedi n'abafatanya bikorwa be afatanya bikorwa be mvuga kwisonga n'u Burundi gukura mu kanwa kabo imvugo yo gutera u Rwanda kuko kubishyira mu bikorwa byo biragoye gukuramo iyo mvugo ubwabyo kuko niba yikura mu kanwa ntibazayishyira mu bikorwa bavana icyo kintu mu bitekerezo byabo cyitwa gutera u Rwanda kuko u Rwanda ruri safe u Rwanda ni igihugu ntagarakarwa nta nubwo ari ishyamba riri ahantu u Rwanda ni igihugu kandi kigendera ku mategeko bivanemo ibintu byo kuvanga ibintu byo kuvanga gutera u Rwanda umuperezida wese wicaye mu mutwe harimo iyo ngengabitekerezo nka perezida wa Afrika y'Epfo naho uzaba urimo hariya uwo ari wese uri hariya yivanemo ikintu cyitwa gutera u Rwanda kuko nibashaka gukomeza kublaminga u Rwanda barateza umutekano muke mu karere yego niyo handi usanga ibihugu byidekara ngo ngende ku ruhande rw'u Rwanda ngo ngende ku rwa Kongo ibyo nabyo ubwabyo ni intambara itari M23 na FARDC dusohoza dusigana iminota mike cyane hanyuma Shadrack witwa Tshisekedi niwe uzavugwa ejo na M23 niyo cyaba ari cyo cyo kuvanga amazi yabuze bizagorana ko umuntu azasoza atavuze M23 na Tshisekedi Tshisekedi tuzyo yatangaza bisa nka hari ishema kuri we azemera guhari ishema yemere kumvikana na M23 kuri we ubundi se dutangira ikiganiro icyo Samu yakubwiye ko ijuru ryaba rigiye kwimukira muri Tanzania cyo urakibuka najyayo ubwabyo ni step ikomeye ni intambwe ikomeye azabateye rwose reka nkubwire ko Tshisekedi najyayo kandi azikunda Kagame arabahari aziko kuko hari igihe ajyayo katubeshya ngo yarazi ko Kagame arabahari nyuma tukaza kuvumbura ko yarabizi ko atarabahari ariko najyayo kandi akagenda bikazakomeza bikagaragara ko yaranabizi ko Kagame azaba ariyo of course ubwo nibahurirayo yahise kandi yari yaravuze ko bazahurira mu ijoro already hari ishema amaze kwemera uko yataye biri kumuganisha mu nzira nziza rero kuko nubundi intambara ntago ikemura ibibazo burya nakunze kubivuga muri igihe cyose tuganire kuri izi ngengo zo kuri Kongo nababwiye ko n'isi bose bemeza ko uburyo bwiza bw'intambara irangiramo kandi karangira burundu ari mu biganiro rero najyayo ni step nziza ashobora kutavayo yahindutse ku kigero c'100% ariko nagenda ndongeraho kandi akagenda ari we kuko nakomeje no kubabwira ko hari igihe bano bantu twaba tubabona nyamara hari ababari inyuma ariko niba ari we cyangwa n'abamuri inyuma akababwira ati mureke kuri inshuro tubigenze mu buryo isi izi bwo burangizamo intambara akagenda ari muri uwo murongo ni step nziza kuko twayiha nko ku kigero cya 60% mu kwerekeza ku gukemuka kw'ikibazo icyanyuma nshaka gusorezaho iki kamarade avuze ati ariko abo bakuru b'ibihugu bose nubwo bazaba nahari bakwiye kuba batekereza yuko bagomba guha M23 ibyo ishaka kandi na Tshisekedi nawe akamuri uwo murongo akavuga ati cyo M23 ishaka no kujya mu butegetsi nibyo koko iyo bibaye AFC gahunda bagukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi iyo bamaze kwinjira muri AFC gahunda iba gukurwaho ku butegetsi bwa Tshisekedi rero nashaka kuvuga ngo ariko iyo 40 isigaye uruhare runini ruzaba rufitwe na M23 kuko nanone gukuraho ubutegetsi icyo kintu yitwa cyo AFC ivuga ko gukura ubutegetsi bwagiye bw'ibyo amatora tuza bakabivuga icyo gicyo gituma Tshisekedi ya 40 ayigumaho kubishobora kuzongera kazamuka igasubira kuri 90 kuko nta wakwemera guti intebeye nta wakwemera guti intebeye Samu dusoza ikiganiro cyacu M23 mu byo yakomeje gusaba no kugira uburenganzira nk'ubw'abanyagihugu abari abasirikare bakavangwa n'ingabo za leta ibyo byari bikiri imbere nyuma yuko hazamo ko kantu ka AFC M23 uyu munsi magingaya hari abandi bacura bwenge mu bya politike bafite indi nyungu ya kure
nkananga arakubwira ati tugomba kugicisha sasa tugafata ubuyobozi natwe tukayobora ndetse nabandi biravuga ko Martin Fayulu nabandi bashobora kuba bari inyuma y'abandi bagabo ese nibaramuka bemeye ibyo hari abandi bifuzaga kugicisha sasa byo bizagenda bite M23 turazavuga tutwege urenganzira bwacu burarangiye Colonel Nanga nabagenzi bane bamushaka kujya guhira kutegetse mugende aho bizaza hazabiki bikomeje gutyo buri wese agashaka guharanira inyungu ze dufate nk'urugero nka Colonel Nanga kuva na mbere hose numvise ko imitungo ye irimo kugurishwa ashobora rero nawe gukomeza gushaka kuvuga ngo ndaruhukira Kinshasa nanjye ngere ku butegetsi nongere ngaruze bya bindi natakaje ugasanga Makenga nawe aravuga ati wenda ibyo tumaze gukora birahagije twagarukira ahangaha bitabayemo kumvikana bakongera bagacikamo ibice bakavuga bati ubwo mutureke kuko twari twimereye mbere namwe mugende mukora ukwanyu birasaba yuko yaba ba Colonel Nanga yaba ba Makenga nkuko bihuje bagomba guhuza bagakorera hamwe bakavuga bati tugendeye kuko sintekereza yuko iriya nama izasaba yuko hagumaho imirwano kuko ubwo nibwo bazanakomeza bakagera n'ikishasa nkuko babitangaje muri iriya press conference bakoreye Goma iherutse niho Colonel Nanga avuga ati turakomeje kandi tugomba kugera Kinshasa nkuko yabivugaga icyo rero mu gihe baba bavuga bati twebwe ibyo twasabaga Kongo Kisekedi ashyize navuga ko azabamanuye umupira ushyize hasi yemeye yuko havanga ubutegetsi bavanga ubwo ingabo byose bakorera hamwe icyo gihe nabandi batekerezaga yuko bakomeza imirwano bakagera Kinshasa bagomba nabo gushyira umupira hasi bakumva ibyo bazaba bari kubwira kuko icyo bari bashakaga nyamukuru kizaba kimaze kwemerwa icyo gihe bagomba gushyira nibitaba ibyo ngibyo nabo twazashiduka bamaze gucikamo ibice yego hagomba kubaho ukumvikana guhuriweho haba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumva icyo M23 irwanira na ndetse mu gihe haba habayeho kumvikana kw'impande zombi kwibikwiriye gukorwa birimo ubusabe bwa M23 birimo n'ibindi bitandukanye byose bikwiriye kumvwa ku mpande zombi yaba M23 mu buryo bwa politike n'igisirikare hakagira icyo bumvikana nkuko bihuje aricyo barwanira ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikemera kugira ikikora mu rwego rwo kugarura ituze muri Kongo y'Iburasirazuba ndetse no muri SADC ibere umunyamuryango ndetse na Afrika y'Iburasirazuba n'ubundi ikomeza kugirwaho ingaruka nibi bibazo shuti bakunzi b'ikiganiro cyacu front page mu nyemerere tugisoreza ahangaha dushimire by'umwihariko abanyamakuru bagenzi banjye bamfashije muri iki kiganiro ngira iki kiganiro n'ubundi tuzongera tugaruka kuri ingingo inama niba hazaba hari byinshi n'ubundi nk'imyanzuro tugomba kugarukaho tukareba ese imyanzuro yafashwe iranoze twizere umutekano mu karere ndetse n'ibindi bitandukanye ibyo byose rero turabashimira ko mwese mwaduteze amatwi mukanadukurikira muri iki kiganiro cyacu kanshimire rero abanyamakuru twari kumwe Kamara wakoze cyane rero reka nashimire rero niyo Nsenga Shadrake nawe wakoze cyane asante sana tunashimire Samu Kabera namwe mwakoze kudufasha mu busesenguzi bwimbitse muri iki kiganiro mwakoze cyane nge nitware wose Nyirimana reka tuzasubire ku munsi w'ejo guhera ku isaha y'isambiri n'igice z'umugoroba hagati aho ibiganiro bya ATV byo birakomeza nkuko byateguwe ntimuze gucikwa n'uburyo bikurikirana mwese rero turabifuriza ibihe byiza Amakuru yo mu biyaga bigari haba hari ibyiringiro ko mu biyaga bigari hashobora kuboneka umutekano Minova Gwaremana Zikejigoma kubera intambara ya M23 kuvuga rero n'umuntu yaminunusoye akaza agasaba uruhusha mu kirana bw'abagara y'abantu nuwe muti ukwiye kuvugutwa ngo ucumwiryane Philip Mpango ndio makamu wa rais.
And I like Mr. Trump so much. Amakuru yo mu biyaga bigari muyagezweho na Leonce Nyirimana.